Imana irambwiye inyereka mu bihe biri hano imbere isengero zose zafunzwe, inyereka n'ubundi ibintu byongeye kumera nko muri Covid, mbona n'amasoko n'amashuri byongeye byahagaze. Uwiteka Imana arambwira ngo ibyo ubonye hano imbere birahari. Njya mwiyerekwa mbona hari ikintu wari umaze kuvugaho ukomozaho uvuga ngo mu minsi za abantu bagiye kongera insengero zifungwe, ndetse wabonye tumeze nk'abasubiye muri guma mu rugo nanone. Ese yaba ari guma mu rugo n'ubundi igiye kongera kugaruka uko byabaye mu 2020? Ya no kuvuga ngo uburyo nabibonyemo, nabonye turabasuje kandi tubifurije kugubwa neza aho muri hirya no hino ku isi, yaba ari mu Rwanda, mu ntanye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali, kandi abari hirya no hino muri Afrika. Reka dusuhuza abantu bose badukurikira, bari muri Europe, abari muri Aziya, mu bihugu byinshi bitandukanye, abari ku mugabane wa Amerika, Canada ndetse na USA. Reka tubahe ikaze kandi tubifurize kugirirwa neza n'Imana. Uyu mwanya reka nkubwire wowe wakoze subscribe ngo Imana niguha umugisha cyane, kandi nawe utari wayikora ndagushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byose tuzajya dutambutsa kuri iyi channel, murabizi ko ari iby'iyobokamana, bijye biba ujye uba uwa mbere mu babona ibyo biganiro utiwe ujya kubishakisha. Reka rero twakira umukozi w'Imana yongeye kugaruka, n'ubundi turasanganywe ni Vedaste. So ubwa mbere aje kuri channel arahamenyereye, ariko mu by'ukuri channel ihora yinguka abantu buri munsi. Reka tubanze tumwakire hanyuma adusuhuze. Mukozi w'Imana, reka tuguhe karibu ndetse n'ikaze kuri channel yacu Ry'Ukuri TV. Yego, murakoze cyane kuduha ikaze kuri Ry'Ukuri TV. Kandi turabyishimiye cyane, tuboneyeho gusuhuza abadukurikirana bari hirya no hino nk'uko mubivuze, muri uburyo bw'iyobokamana, n'ubundi twamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Yego. Yego. Ariko wari umeze neza. Turashimira Imana, Imana iraturinze. Yego. Nukuri. Okay, reka dutanye dusenga Imana rero, hanyuma dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana ndetse n'iby'Imana iba yashyize ku mutima wacu, kugira ngo tugaburire abantu bose bakurikirana Ry'Ukuri TV, kugira ngo umwuka wera w'Imana amanuka abane natwe muri iki kiganiro, duheze imyuka mibi yose y'abadayimoni tatwivangira. Mukozi w'Imana, karibu no gusenga hanyuma tutangira ikiganiro. Ushimiye Mana yacu, Mana yera, Mana yo mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ko utwemereye kongera kuboneka ku Ry'Ukuri TV. N'ubuntu utugiriye, kuko hari benshi batashoboye kuba babona uyu mwanya, ariko kubera ko twebwe ubitwemereye, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya rero ndasenze kugira ngo Uwiteka ubane natwe, umwuka wera yururuke abane natwe, imbaraga z'imyuka mibi uzicyahire kure yacu, ahubwo dukorere mu butware bwawe, kugira ngo izina ryawe rikomeze kwamamara. Urakoze rero, ntabwo mva tuvuze byinshi, kandi na mbere yuko tugera aha ngaha wari ubizi. Reka umuriro w'umwuka wera wake muri twebwe, kandi umwuka wera tubera urumuri muri byose, kuva dutangiye kugeza dushoje. Niko tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Twihuse. Urakoze cyane kuba udushyize imbere y'Imana, mukozi w'Imana. Ndabizi ko Imana ijya ikunyuzamo ibintu bikomeye cyane,
uyu munsi ndumva hari ibintu byinshi Imana yagushyize ku mutima ugiye kuba wadusangiza nk'abantu bose ari abakurikirana iryo kuri TV ari natwe tuyoboye iki kiganiro. Reka nguhe umwanya hanyuma Imana igukoreshe ibyo yagambiriye. Karibu kandi Imana ikomeze kubana nawe. Murakoze cyane. Twihuse turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yobu. Yego. Kandi tubonereho gushimira bene data bagenda baduhamagara batwereka yuko bakurikirana ijambo ry'Imana n'ubutumwa tuba twatambukije. Tubasabiye umugisha w'Imana kandi nukuri aho baherereye hose bahezagirwa. Imana yasanze irambwira ngo abantu bari kuvuza induru ngo byacitse ngo isengero zafunzwe, ariko Imana irambwira ngo mbese muri ibyo ni ikihe kitavuzwe n'abahanuzi? Mu by'ukuri ndabyibuka muri Covid isengero zifunzwe niho ubuhanuzi bwamanutse ubwo bari batangiye kuzifungura buvuga ngo zizongera zifungwe. Ndabizi ari umugabo w'umuhanuzi akorera umurimo muri ADPR. Muri iyi minsi bamuhaye umwanya wo kwigisha ahagaze kuri aritari cyangwa se ku ruhimbi yigisha. Umwuka w'Imana bamujeho ngo isengero zirongeye zirafunzwe. Yavuye kuri aritari bahita bamuhagarika bamubwira bati ibintu uri guhanura ni ibintu bikomeye byo guca intege, none turaguhagaritse kubw'ibi bintu wavuze. Hashize ibyumweru 2 isengero ziba zirafunzwe nk'uko yabihanuye. Mu by'ukuri maze iminsi senga Imana imbwira ngo hari igihe kigiye kuza nubwo abantu bari kuvuga ngo biracitse ngo isengero ngo zarafunzwe. Imana yarambwiye ngo nizi zasigaye zigiye gufungwa. Imana irambwiye inyereka mu bihe biri hano imbere isengero zose zafunzwe, inyereka n'ubundi ibintu byongeye kumera nko muri Covid. Mbona n'amasoko n'amashuri byongeye byahagaze. Uwiteka Imana arambwira ngo ibyo ubonye hano imbere birahari, ariko ubundi hano imbere igihe kiraje isengero zifunguye burundu nk'uko Imana ikomeza kubigaragaza. Mukozi w'Imana, wenda izi ngizi zirimo zirafungwa, umuyobozi wa RGB niwe wavuze yuko nyine zitujuje ibisabwa, kandi tuzi ko insengero n'ubundi zasigaye zifite ibisabwa byose byuzuye zo zakomeza zikore. Ubwo ngubwo ko umaze kuvuga ngo zose zizafungwa, ese hari ikindi kintu cyaba wenda kizaboneka kizatuma zose zifungwa kandi zifite n'ibyangombwa byuzuye? Buriya ni ukuvuga ngo ibintu byose bibaho hari impamvu. Muri Covid yaraje isengero zirafungwa. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo isengero zafungwa hatari impamvu. Imana yambwiye ko hano imbere hari icyorezo kigiye gufunga isengero zikongera zigafungwa, kandi Imana irambwira ngo icyo cyorezo kizafunga n'ibindi bikorwa n'ubundi n'imishinga y'abantu ifungwe. Ubwo rero ni uko nguko Imana yambwiye. Urakoze cyane kubwo ubutumwa utugejejeho mukozi w'Imana. Ndumva rwose byasobanutse neza. Ahasigaye ndumva twasuza ikiganiro tugasenga Imana, ugasengera abagikurikiye ndetse n'abazagikurikira kugira ngo byibuza bazabe mu mwanya wa nyawe mu gihe ibyo byago bizaba biteye, kandi tuzagire Imana ihishura n'andi makuru kuri ibyo byorezo kugira ngo tumenye uburyo tugomba kwiteguramo. Reka nguhe rero umwanya usengere abantu muri rusange. Karibu no gusenga. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, wowe wera ugakiranuka,
uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Iteka ryose twifuza kuba mu mahoro, ariko tukabona haje intambara. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo ibyo nkeneye byose sikomera ko mbibona, ariko arangije aravuga ngo hari umunsi umwe nzabibona mu ijuru. Natwe hano muri iyi si turateraganwa n'ibintu bitandukanye, tugateraganwa n'ibihe, tugateraganwa n'iminsi. Iyi si ikatugerageza, ubuzima tubayemo nuko bimeze, ariko ibyiringiro by'abizera nuko twabikiwe ubugingo buhoraho. Nyemerera rero Uwiteka Imana Nyiringabo kubw'iyi message wampaye gutambutsa, abagiye kuyumva bose bahabwa umugisha, kandi ari abihana Mwami nukuri ubarebe neza, ubabarira ibicumuro n'ibyaha byabo. Muri iyi message wavuze ko hari abagiye kuva mu magereza, Mwami Imana Nyiringabo bafunzwe barengana, byumvikane yuko bagutakiye ukumva akarengane kabo. Mwami uvuga ko hari abandi bagiye kuva muri gereza, Uwiteka kubw'uko bageze muri gereza bafite ibyaha barihana, ariko bamaze kwihana bahigana imihigo, abo nabo ufite uko ugiye kubagenza. Mana wavuze yuko hari abagusuzuguye, Mwami bambuwe icyubahiro n'agaciro wabahaye, ariko muri ibyo bice byose ndasenze kugira ngo ugira umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryawe, umubabarire kandi wongere umwemere nk'umwana wawe. Abantu bawe bemerwe kubw'ubutumwa butambutse, abantu bawe bishimirwe kubw'ubu butumwa butambutse. Urakoze Mana, reka ubu butumwa buheshe abagiye kubwumva bose umugisha. Urakoze Nyiringabo Imana, komeza uduhagarareho, hagarare ku gihugu cyacu, hagarare ku itorero ryawe, hagarare Mwami ku bantu bawe, Abanyarwanda twese tukugirireho umugisha, kandi abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ari abari muri iki gihugu cyacu n'abari hanze bose bakugirireho umugisha, kandi ari abafite ibibazo ubikemure nk'Imana. Niko nanjye ngusabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.